Abadukurikiye kuri ATV tubahaye ikaze muri aya makuru yaranze icyumweru tubagezaho none kuwa gatandatu tariki 21 Kanama 2021. Abaturage bo mu karere ka Kirehe akanyamuneza ni kose kuko basigaye beza mu gihe cy'impeshyi. Iyi nkuru dukesha ikinyamakuru igihe.com ivuga ko abaturage bo mu karere ka Kirehe bari mu byishimo byo kweza imyaka mu gihe cy'impeshyi nyuma yaho leta ibahaye uburyo bwo kuhira imyaka yabo. Ku muntu uzi mu karere ka Kirehe azi neza ko ari akarere gafite imwe mu mirenge yari yarananiranye kugira ikintu cyeramo kubera izuba ryinshi. Iyo mirenge irimo Mahama, Nasho ndetse na Mpanga. Mu myaka mike ishize leta yatangiye gushaka abashoramari bakorerayo ibikorwa byo kuhira. Urugero ni nk'umuherwe Howard Buffett wuhirira abaturage bo mu mirenge ya Nasho na Mpanga. Bamwe mu baturage baganiriye na Igihe bavuze ko kuri ubu bafite akanyamuneza kuko basigaye bahinga bakeza ndetse bakanasagurira isoko. Sindi kubwabo Jean utuye mu mudugudu wa Nyagatovu mu kagari ka Mpanga mu murenge wa Mpanga avuga ko muri iki gihe cy'impeshyi bahinze ubunyobwa, ibirayi n'amashaza, wakabahinga amashaza kuri hegitari imwe. Yagize ati nje nahinze amashaza muri iyi mpeshyi nuhira nkoresheje amazi aturuka mu kiyaga. Leta niyo yampaye ubu buryo nkoresha. Mbere twicwaga n'inzara kubera izuba ryinshi, none ubu dusigaye duhinga mu mpeshyi tukuhira imyaka ikera. Yakomeje avuga ko kenshi mu mpeshyi wasangaga abantu bicaye gusa badakora, none ngo kuva babaha uburyo bushya bwo kuhira basigaye bahinga igihe icyo ari cyo cyose kuko baba bari bwuhire. Muri Kirehe kandi hari abimutse Mpanga na Nasho kubera izuba. Mukagasana Vestine ufite imyaka 51 y'amavuko avuga ko hari abaturage benshi bari baturanye bimutse kubera izuba ryinshi. Yavuze ko aho batangiriye kuhirira imirima yabo ibibazo byinshi bahuraga nabyo byahise bikemuka. Yagize ati kera twari dufite izuba ryinshi ryatumaga twicwa n'inzara. Hari abantu benshi bimutse inaha bahunga izuba rya Nasho ryatumaga badahinga ngo beze. Ubu rero aho tuboneye uburyo bwo kuhira turarya tugahinga ibirayi, ibishyimbo ku buryo tunezerewe. Yakomeje avuga ko kuri ubu hegitari imwe yezagaho imifuka 2 y'ibishyimbo, asigaye asaruramo imifuka irenga 10. Ibigori asigaye yeza toni zirenga 8 mu gihe mbere yezagamo toni zitarenga 3. Mukagasana yakomeje avuga ko kuhira hari ibintu byiza cyane bituma umuhinzi adata igihe yicaye kubera izuba. Yagize ati ubu abantu benshi baricaye kubera izuba, naho twe turi gusarura tugurishe tunabone ibitunga imiryango yacu. Ndi hano Izayi we yagize ati akenshi kuva mu kwezi kwa gatandatu twabaga twicaye gusa ntacyo dukora, ariko ubu duhinga imbuto n'indi myaka yera vuba nta gihe tugipfusha ubusa. Yavuze ko uburyo bwo kuhira bwaje ari igisubizo gikomeye ku baturage bo mu mirenge ya Nasho na Mpanga ngo kuko ubu basigaye biteza imbere bakanagemurira amasoko. Yavuze ko ubu bahinga bafite icyizere cyo guhinga bakeza mu gihe kera babikoraga bazi ko biri bwume. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nsengiyumva Jean Damascene avuga ko mu mirenge ya Nasho na Mpanga bafite ubuso bwuhirwa burenga hegitari 1500. Izi ngo zikaba zarafashije abaturage bahatuye kuzamuka bakava ku guhingira kurya ahubwo bagahinga bagamije gusagurira isoko. Yakomeje agira ati kugeza ubu mu karere kose ubuso buto bwuhirwa buhingwaho inyanya, amashu, watermelon, ibitunguru, intoryi n'ibindi bukaba bumaze kugera kuri hegitari 1552. Yakomeje avuga ko kandi kuhira byafashije abaturage kuba haboneka umusaruro mwinshi w'inyanya zoherezwa i Kigali no mu tundi turere nka Rubavu. Haboneka kandi umusaruro wa watermelon, amashu n'ibindi byinshi. Aya mafaranga ngo ateza imbere abaturage ku buryo imibereho yabo izamuka ku buryo bugaragara. Yagize ati abaturage bacu basigaye bahinga kinyamwuga bikabafasha mu kwishyurira abana babo ubwisungane mu kwivuza, amashuri n'ibindi bintu by'ingenzi byinshi. Buri mwaka nibura akarere ka Kirehe gatanga imashini zuhira zisaga 300 ku baturage bakora ubuhinzi bahabwa nkunganire ya leta. Aka karere karifuza kubyaza umusaruro ibiyaga gafite mu rwego rwo gufasha abaturage guhinga igihe icyo ari cyo cyose. Mu yandi makuru ATV yabateguriye kuri wa gatandatu dufite inkuru igira iti leta yemereye uturere 7 ishwagara kuri nkunganire.
Uturere turindwi mu gihugu twagaragayemo kuba tugizwe n'ubutaka bufite ubusharire bukabije twashyiriweho gahunda ya nkunganire ku ishwagara, aho umuhinzi azajya yishyura 50% y'igiciro, 50% yindi igatangwa na leta. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru Imvaho Nshya. Nk'uko byatangajwe n'ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB, abahinzi bo muri utwo turere ari two Nyaruguru, Nyamagabe, Nyamasheke, Rusizi, Ngororero, Karongi na Rutsiro barakangurirwa kugura ishwagara binyuze muri gahunda ya Smart Nkunganire System. Leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagiri yashyizeho gahunda yunganira abahinzi kubona ishwagara mu turere dufite ikibazo gikabije cy'ubusharire bw'ubutaka. Ingengo y'imari yunganira abahinzi inyuzwa mu turere, aho umuhinzi asabwa kwishyura 50% y'igiciro, leta nayo ikishyura 50% asigaye. RAB ivuga kandi ko guhera mu gihembwe cy'ihinga cy'umuhindo 2022 ishwagara yunganirwa na leta izagezwa ku bahinzi binyuze ku bacuruzi b'inyongeramusaruro agrodealers. Iyi gahunda izacungwa binyuze mu ikoranabuhanga rya Smart Nkunganire nk'uko bisanzwe bikorwa ku mbuto n'ifumbire. Abahinzi barashishikarizwa kwiyandikisha vuba muri gahunda ya Smart Nkunganire kugira ngo ibikorwa byihute. Abahinzi bazahabwa ishwagara mu buryo bwunganiwe nabo mu turere turindwi twavuzwe haruguru, aho ubushakashatsi bwagaragaje ko dufite ubutaka bukabije gusharira. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na RAB rigashyirwaho umukono n'umuyobozi mukuru wayo Dr. Patrick Karangwa, rimenyesha abahinzi nanone ko ishwagara izakoreshwa muri iki gihembwe ari iyo mu cyiciro cya mbere grade 1, ikaba izajya igurirwa ku bacuruzi b'inyongeramusaruro bemewe hirya no hino mu turere n'imirenge babarizwamo. Umuhinzi wifuza ishwagara akaba akorera ubuhinzi bwe muri turiya turere turindwi asabwa kwiyandikisha muri Smart Nkunganire System yifashishije telefone ye, agakanda akanyenyeri 774 akadirishya, agahitamo rimwe kwiyandikisha niba ari ubwa mbere cyangwa kabiri niba yarasanzwemo, akandikisha igihingwa azahinga, yageraho gusaba amafumbire atandukanye akandikamo ishwagara cyangwa rime ku bakoresha ururimi rw'icyongereza. Abacuruzi b'inyongeramusaruro nabo barasabwa kurangura ishwagara kimwe n'izindi nyongeramusaruro hakiri kare, kuko ishwagara ishyirwa mu murima mbere ibyumweru 2 mbere y'itera. Barasabwa gukoresha uburyo bwa mopa bushamikiye kuri Smart Nkunganire System. Abayobozi b'inzego z'ibanze bafatanije n'abagize komite z'abahinzi ku nzego zose muri turiya turere turindwi basabwe kugeza ku bahinzi aya makuru igihe bari mu nama zo gutegura igihembwe cy'ihinga. Ikindi nuko abahinzi begera abashinzwe ubuhinzi ku nzego zitandukanye nk'akarere n'umurenge, bakaba bahabwa ibindi bisobanuro cyangwa bagahamagara ku mirongo ya telefone itishyura ya RAB ariyo 0788385312 cyangwa 4676. Amakuru ATV yabateguriye kuri wa gatandatu turayasoreza kuri inkuru y'ibidukikije igira iti mu karere ka Bugesera hashyizweho uburyo bushya bwo gukumira abangiza ishyamba rya gisirikare. Inzego z'ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba, iz'umutekano n'iz'akarere zanzuye ko muri buri kagari kagize imirenge ikora ku ishyamba ry'ikigo cya gisirikare cya Gako mu karere ka Bugesera hatorwa abaturage b'inyangamugayo bakitwa imboni z'ibidukikije hagamijwe kurwanya ko abaturage bangiza iri shyamba. Imboni zizajya zikora inshingano zo kumenya no gukurikirana umuntu wese wangiza ishyamba, haba abatashyamo inkwi, abaritema batwika amakara ndetse n'undi wese warikoreramo ibitemewe. Mu ruzinduko rw'akazi guverineri w'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel yagiriye mu karere ka Bugesera muri iki cyumweru, yasabye abaturage b'imirenge ituriye ishyamba rya Gako kuba imboni z'umuntu wese wangiza iryo shyamba arikoresha ibyo ritateganyijwe. Gasana yibutsa abaturage ko kwangiza ibidukikije ari ukwangiza iterambere. Yagize ati uko mwangiza ibidukikije mumenye ko ari nako mubangamira iterambere, kuko ibyo mwangiza ari byo byifashishwa mu iterambere. Abaturage bitoyemo imboni z'ibidukikije kugira ngo basinyane amasezerano bahabwe inshingano zo gukurikirana umuntu wese wangiza iri shyamba. Gasana yongeyeho ko imboni z'ibidukikije bazajya bahembwa n'akarere ka Bugesera ndetse bakajya batanga raporo y'ibyo bakoze buri munsi. Abaturage baje bahagarariye abandi nabo bemeza ko ishyamba ryangizwa ariko bagiye gufata inshingano zo kuririnda. Yaramba Joseph ni umuyobozi wungirije w'inkeragutabara, yagize ati kurinda iri shyamba natwe bigiye kuba inshingano zacu, dukumira umuntu wese waryangiza mu buryo bwose. Mu bafashwe bangiza ishyamba rya Gako higanjemo
higanjemo abana n'abagore bafashwe batashya muri iryo shyamba. Kuri iki kibazo umuyobozi w'akarere Mutabazi Richard yagize ati abatema ibiti batwika amakara mu ishyamba rya Gako uretse kuba bangiza amashyamba bashobora no kuhakomerekera kuko ni ishyamba ryagenewe imyitozo ya gisirikare. Hemejwe rero ko nyuma y'ubukangurambaga bwatangiye abaturage mu midugudu iri mu nkengero z'ishyamba bitoramo imboni z'ibidukikije bityo bakageza ubu bukangurambaga kuri benshi bagifite ingeso yo kuvogera ishyamba. Yakomeje agira ati bizadufasha kurinda ubuzima bwabo badakomerekeramo no kurengera ibidukikije. Brigadier General Eugene Nkubito ukuriye ingabo z'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba yibukije abaturage by'umwihariko abaturiye umupaka ko ari inshingano zabo zo kurinda abashobora kwinjira mu buryo butemewe kandi bakanarinda ishyamba rya gisirikare kuko ryagenewe abasirikare atari iryo gutashyamo no kuritema ngo batwikemo amakara. Brigadier General Eugene Nkubito anibutsa ko batarinze umutekano w'iri shyamba hari abashobora kwitwaza ko baje gutashya kandi bagambiriye ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ishyamba rya gisirikare rya Gako rihana imbibi n'umurenge wa Gashora, Mayange, Rweru, Ngeruka, Ririma na Kamabuye. Nk'uko itegeko nomero 48 agakoni 2018 ryo kuwa 13 z'ukwa 8 2018 rigenga ibidukikije mu Rwanda mu ngingo yaryo ya 59 rivuga ko umuntu wese utuma ibimera bikomye bipfa, ubisenya, ubisarura cyangwa ubyangiza abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3. Amakuru ATV yari yabateguriye reka tuyacumbikira hangaha. Andi makuru mu buryo burambuye ni kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha. Mwari kumwe nanjye Elias Hakizimana.